Twaganiriye ku nyuma y'umunsi dusobanurira uburyo ubuzima bufite amaguru ane, ese ayo maguru ane y'ubuzima ni ayahe. Twayaganiriyeho, twaganiriye ku nama y'umunsi y'ibyumba bitatu bidasanzwe umugabo yari afite iwe mu rugo. Abantu benshi bakagira amatsiko yo kumenya ibiba muri ibyo byumba bitatu. Twayiganiriyeho, tuganira ku nama y'umunsi y'umusore wari ugiye kwibana muri ghetto amaze kuva iwabo, ibyamubayeho twabiganiriyeho birimo n'inama y'umunsi. Uyu munsi reka tuganire ku nama y'umunsi mwasabye mwakunze muri benshi. Ni inama y'umunsi itwigisha ibyo umuntu amenya iyo amaze gukura, ibintu udashobora kumenya ukiri umwana muto, ibintu umenya ari uko umaze gukura. Nawe nusanga ubizi umenye ko wakuze, nusanga utarabimenya ubyige kandi kugira ngo ukure. Reka twumve ibyo bintu umuntu amenya amaze gukura. Inama y'umunsi. Hari amakosa menshi mu buzima twagiye dukora bitewe nuko twari tukiri abana, ubwenge bwacu naho bwagarukiraga. Hari n'amakosa atari make twagiye dukora tumaze kuba bakuru bitewe n'ubuzima twakuriyemo. Nanjye maze gukura hari ibyo nasobanukiwe. Maze gukura namenye ko ibyishimo bidaturuka ku bandi, ahubwo umuntu ari we ubyiremamo, bityo nta mpamvu yo guhora mbabaye. Maze gukura nasobanukiwe yuko icyizere ari nk'ikirahure, iyo kimenetse kitabasha kongera guterana, bityo ngomba gukora ibishoboka byose ngo icyizere umuntu amfitiye ntagitakaze. Maze gukura namenye ko ubwiza bw'umuntu bugaragara inyuma ntaho buhuriye n'uburi ku mutima. Ibyo bituma ubu ntagikururwa n'uburanga bw'inyuma, ahubwo mbanza kumenya umutima. Maze gukura namenye ko ubwenge bw'umuntu budapimirwa mu mashuri cyangwa se imyaka amaze ku isi, ahubwo bugaragarira mu bitekerezo ndetse n'ubumuntu afite. Nkiri muto nakundaga kubeshya ndetse rimwe na rimwe nkumva ntacyo bitwaye, ariko maze gukura namenye ko niyo byaba nyuma y'imyaka 100 ukuri gutinda kukamenyekana, kandi ikinyoma kimwe gishobora gusenya byinshi. Maze gukura nasobanukiwe ko umutwe umwe wigira inama yo gusara bituma niga kugisha inama no gutega amatwi ibitekerezo by'abandi, ariko nanone menya ko abandi atari bo bagomba kumfatira umwanzuro. Maze gukura namenye ko guhemuka bibaho, ndetse rimwe na rimwe umuntu ashobora guhemukirwa n'uwari inshuti ye magara, bituma numva ko nintiga kubabarira nshobora gushiduka abangose bose barahindutse abanzi banjye. Maze gukura nize ko ngomba kubyuka kare nkaryama ntinze, mparanira kugera ku ndoto zanjye nkaba umuntu ukomeye, ariko nanone nibuka ko iminsi iteka inzovu mu rwabya, bityo uko ndushaho gutera imbere, uko ndushaho kuzamuka mu ntera, ni nako ngomba kurushaho guca bugufi. Maze kuba mukuru, maze kwigira imbere mu myaka no mu bwenge, nize ko ntagomba kwita ku cyo nkora, ahubwo ngomba kwita ku mpamvu ngikora. Maze gukura nize ko ubufasha nifuza guhabwa ari nabwo nanjye ngomba gutanga, bituma mbasha kunoza umurimo wanjye wa buri munsi. Maze gukura nize ko kwerekana ibyo nshoboye bitansaba kubivuga, ahubwo binsaba kubikora bikagaragara. Maze gukura namenye ko ntakwiriye gushimirwa icyubahiro, gukomera cyangwa se ubuhangange mfite, ahubwo nkwiriye gushimirwa icyo ubwo buhangange bwanjye bwamariye abandi. Maze gukura namenye ko ntagomba kuruhuka ari uko naniwe, ahubwo ngomba kuruhuka ari uko icyo nakoraga kimaze gutungana. Inama y'umunsi. Kugira ngo mbashe kumenya itandukaniro ry'ubwana n'ubukuru, nifashishije bimwe mu bitabo by'abanditsi bakomeye ndetse na zimwe mu mbwirwaruhame z'abantu bagiye bahindura amateka ku isi.
Mu kwezi kwa munani kandi twaganiriye ku nama y'umunsi y'umugabo wifuzaga guhindura isi. Hari byinshi bitandukanye yabonaga ku isi bikamubabaza, akabona abarenganwa, akabona abahohoterwa, akabona abana b'abakobwa n'abagore bafatwa ku ngufu, akabireba kumva biramubabaje, akabona hari byinshi yifuza guhindura ku isi, agashaka icyo yakora kugira ngo ahindure isi bikamuyobera. Hari ikintu kimwe yakoze cyamufasha guhindura isi. Reka twumve icyo kintu cyari cyo mu nama y'umunsi. Inama y'umunsi. Akiri muto yahoranaga inzozi, yumvaga ashaka guhindura ubuzima abakene babayemo, yangaga akarengane, yahoraga muri we ashaka guharanira ubutabera, yangaga agasuzuguro, akanga ubuhemu, akanga ihohoterwa n'ibindi byose yabonaga bikorerwa ikiremwa muntu, akabireba akumva arabyanze, bikamutera umuhate wo kumva muri we ashaka guhindura isi muri rusange. Yagerageje ibishoboka byose ngo ahindure isi, akirirwa asoma ibitabo, akarara kuri mudasobwa, akora ubushakashatsi, akongera gusubira no kwiyibutsa mu magambo y'intwari zanditse amateka, ariko zigapfa zitageze ku cyo zashakaga. Yaratekerezaga bikomeye kugira ngo abashe guhindura isi. Yari umugabo uhora uhuze, ahugijwe cyane n'ibitekerezo, ashaka kugera ku cyifuzo cye kiruta ibindi. Guhindura isi yabibonaga nk'inzozi, ariko nanone akabona ko izo nzozi zishoboka. Imyaka ihita ari myinshi, umugabo agerageza guhindura isi, ariko kuri we bikigoye. Umugabo aba agerageje kugisha inama bose bakamuca intege, yagerageza gusoma ibigwi bya bamwe mu ntwari zari zifite icyifuzo nk'icye cyo guhindura isi, agasanga bapfuye batabigezeho. Nguko uko yaje kubona ko guhindura isi bisa nk'ibidashoboka, atangira gucika intege. Umunsi umwe afata uruzinduko ari mu masaha ya mu gitondo, yerekeza ku isomero ryari rikomeye cyane mu gihugu. Ahageze yicara hanze muri jardin, iruhande rwe hateretse ibitabo byinshi bitagira ingano. Nta bunebwe na buke afite bwo gusoma, mu mutwe we harimo icyifuzo kimwe cyo kubasha guhindura isi. Afata igitabo cya mbere atangira gusoma, agifungura paje ya mbere, yubitse umutwe mu gitabo atangiye gusoma, yumva umuntu amufashe ku rutugu. Uwo mugabo yarahindukiye ngo arebe uwo muntu umufashe ku rutugu, asanga ni umusaza ugeze mu zabukuru. Umusaza rukukuri w'imvi zuzuye umutwe, wasaga n'ugenda yunamye kubera ubusaza, afite inkoni mu kuboko kumwe n'agakapu gato mu kundi kuboko. Abwira wa mugabo ati nkurikira. Umugabo wumvaga adashaka gutakaza umwanya na muto ataragera ku cyo ashaka kugeraho, yubaha umusaza bahuye atamuzi, arahaguruka barajyana. Umusaza yafashe wa mugabo amujyana ku rundi ruhande rw'isomero barimo, bicara ku gatebe kari munsi y'igiti. Umusaza aratangira ati numvise ngo ufite indoto zo guhindura isi. Umugabo nawe ati cyane rwose. Muzehe yaratangiye aramuganirira, ati amateka yawe nayasomye mu kinyamakuru, nibwo namenye ko uri umwe mu bashaka guhindura isi. Umusaza ati mwana wanjye, izo ndoto twazigize turi benshi, ariko bamwe barananiwe bahindura inzira, abandi bapfuye bakigerageza. Nanjye ndi umwe mu bashakaga ibanga ryo kubasha guhindura isi. Muzehe ati njye ndashaje, imyaka ntikinkundiye, ariko icyiza nuko iryo banga ngiye gupfa ndimenye. None mwana wanjye, ndashaka ko nkorera mu ngata. Umugabo atega amatwi umusaza ngo amumenere ibanga rizamufasha guhindura isi. Muzehe ati mwana wanjye, nkiri mu myaka nk'iyawe nanjye nataye igihe nk'uko nawe urimo uragita ngo urashaka guhindura isi. Nagerageje ibishoboka byose ngo mpindure isi, mbonye binaniye ngerageza gushaka uko nahindura igihugu, nabyo birananira. Ngerageza gushaka uko nahindura umujyi nari ntuyemo, mbonye guhindura umujyi ntuyemo nabyo binaniye, nshaka uko nahindura umuryango wanjye nawo mbona biranze, ngerageza kwihindura njye ubwanjye.
aho niho nagarukiye. Muzehe harakomeza ati imyaka rero ndabona imfashe mwana wanjye, ndabona ntakibashije, none akira ngo usigire umukoro. Ibyo ntabashije gukora wowe ntibizakunanire, umva icyo ugomba gukora rero. Muzehe ati bizagufata igihe kitari gito kandi kitari na kinini cyane ngo ubashe kwihindura, bizagutwara iminsi ngo ushobore kwihindura, ariko numara kwihindura, numara guhindura imitekerereze yawe, nubasha guhindura